reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Tuje kubaha update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho hano mu ntara y'Amajyaruguru, ni Musanze, ni mu karere ka Musanze. Amakuru ari kugenda agarukwaho ni inzoga yaje kumenwa, ni inzoga yaje kuba yamenwa n'abayobozi b'inzego zibanze. Ni inzoga yitwa rero ngo Muhenyina. Mu by'ukuri inzoga ziragwira, ni inzoga bivugwa ko uwayisomagaho wese ibyamubagaho ni agahomamunwa. Ni ibintu biteye ubwoba. Biravugwa ko rero umuntu wanywaga kuri iyi nzoga yitwa Muhenyina ngo yasomagaho kabiri konyine, kabiri kabaga gahagije, ubundi igahita imuhirika hariya. Biravugwa ko rero iyi nzoga yatangiwe raporo n'inzego zigiye zitandukanye hano mu karere ka Musanze. Birumvikana yatangiwe raporo ku rwego rw'akarere, ku murenge ndetse mu bayobozi bagiye batandukanye. Rero bose bakaba bari bazi iki kibazo cy'iyi nzoga. Bikaba rero bikomeje kugenda bigarukaho ko iyi nzoga yaje kumenwa. Birumvikana ngo akaba ari abantu rero ari abagabo bagera muri babiri rero baje gufatanwa izi nzoga hano mu karere ka Musanze, mu murenge wa Muko n'umurenge wa Gacaca. Umurenge wa Muko n'umurenge wa Gacaca rero ngo akaba ariho izi nzoga zaje kuba zamenerwa. Biravugwa ko rero abagabo cyangwa se abacuruzaga izi nzoga baje rero kuba batabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda ikorera hano mu ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko hano muri kano karere ka Musanze. Biravugwa ko rero izi nzoga zagiye zicibwa hano muri kano karere ka Musanze, ariko ugasanga abaturage barinangira cyane cyane abasanzwe bazenga, dore ko ngo izi nzoga ibiba bizigize ari na bimwe mu bishobora kuba byakwica ubuzima bw'abantu. Reka rero tubanze tukwisabire nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ubanze ukande kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Ni ibintu byose cyane rero, reba munsi ya video yawe urabona handitse mu ibara ry'umukara cyangwa se ibara ritukura, urabona handitsemo sabone cyangwa subscribe, ubundi udufashe uhakande. Uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, tujye twibanira 5 kwa 5. Tujye kuzajya rero tubagezaho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, avugwa mu karere by'umwihariko haba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye two muri kano karere. Ayo makuru rero yose tugiye kuzajya tuyabagezaho 5 kuri 5. Turagusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ubundi ugakanda ku nzogera. Wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ko dushyizeho amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere. Twiyungeho. Turanagusaba gukora share byibuze aya makuru kayasangiza abantu 3 cyangwa 4. Uraba uduteye inkuru ikomeye cyane. Ikindi kora like ugera muri comment utangemo igitekerezo cyawe, nawe tubwire uko byumva ibyizi nzoga ziri kugenda ziminwa hano muri kano karere ka Musanze. Ariko ibi bikaba biri kugenda bikorwa mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage cyangwa se mu rwego rwo kurengera imibereho myiza y'abaturage. Nk'uko rero byagarutsweho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni inzoga zitwa Muhenyina. Urumva ni iyi nzoga iri zina bayise rwose nawe urumva ko byanga byakunda ntabwo ari nziza ku buzima bw'abaturage. Abaturage rero bakimara kubona ko iyi nzoga atari nziza, cyangwa se bakimara kubona ko iyi nzoga ibabangamiye bitewe n'uko abagabo bajyaga kunywa iyi nzoga, urumva bataga barwana mu rugo biyenza kuba bashakanye, baba n'abagore bajyaga kunywa iyi nzoga ya Muhenyina nabo batahaga ari uko nguko. Urumva nyine ariyo mpamvu rero abaturage hano muri kano karere ka Musanze, by'umwihariko abo mu murenge wa Gacaca ndetse n'uyu murenge wa Muko, dore ko ariho iki kiyobyabwenge twabyita ko ari ikiyobyabwenge. Ni inzoga rero yitwa Murekure ngo niho yaje kuba yafatirwa. Abagabo rero babiri basanzwe bazicuruza ndetse bakanazenga, nabo amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko baje gutabwa muri yombi. Kugeza magingo aya ngaya rero bakaba bari mu maboko atari ayabo. Urumva nyine iyi nzoga yitwa Muhenyina
ni inzoga yari iteye inkeke ku baturage, ni inzoga yateye inkeke ku baturage, dore ko nta mahwemo yatangaga ku muntu wese wabaga yayisomyeho. Uko ngo byagendaga, yaba umugore yaba umugabo wajyaga kuba yasoma kuri iyi nzoga, byanga byakunda yageraga mu rugo akabiyogoza, akaba yashwana n'uwo yashakanye nawe. Ariyo mpamvu rero ubuyobozi bwafashe umwanzuro rero wo gukora iperereza kuri iyi nzoga ngo bamenye se iyi nzoga mu by'ukuri ni inzoga ki, uwayinyweye yitwara ate. Baje rero gusanga iyi nzoga mu by'ukuri buri muntu wese ugerageza kuba yayisomaho agira imyitwarire idasanzwe. Benshi rero bakomeje kugenda bayigarukaho cyane bavuga ko iyi nzoga ngo ibintu byashyirwagamo ari ibintu bishobora kuba byakwangiriza ubuzima bw'abaturage, dore ko ngo bashyiragamo amatafari, bagashyiramo na za sukari guru, ngo bakavangamo n'ibitoki bikeya, ndetse ngo hari n'izindi produit bashyiragamo ngo nk'umusemburo. Urumva nyine byanga byakunda ibi ni ibintu bishobora kuba byagira byakwangiriza ubuzima bw'abaturage. Ariyo mpamvu ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ibanze hano muri kano karere ka Musanze baje no gufata umwanzuro wo kuba bajya kumena izi nzoga, ndetse n'abarasanzwe bazicuruza n'abazenga nabo baza gutabwa muri yombi. Si inzoga rero yonyine bivugwa ko yangiriza ubuzima bw'abaturage hano muri kano karere ka Musanze, hakaba haragiye hagaragara inzoga zigiye zitandukanye, harimo inzoga ngo yitwa yewe muntu, ngo yitwa ngo munyereke, yitwa ngo umumanura jipo. Ni inzoga nyinshi zigenda zengwa hano muri kano karere ka Musanze rero, ariko umwanzuro ukaba waje gufatwa rero kuba batangiriye kuri iyi ngiyi yitwa muhenyina. Hakaba rero hahise hafatwa umwanzuro yuko iyi nzoga ikurwa muri kano karere, ndetse n'abayengaga urumva nabo bakaba baje kuba batabwa muri yombi. Aya namakuru rero yari yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, gusa urumva nyine byari bikomeje kugenda bitera inkeke. Niba umuntu yasomaga kuri iyi nzoga yamara kuyisomaho agahinduka nk'umusazi, uko byagenda kose rero ntabwo byari kubura ko ubuyobozi buza kuba bwareberera abaturage, bukabareberera ikibakwiye kandi kibanyuze kandi cyiza. Ariyo mpamvu rero bafashe umwanzuro wo kuba bamena iyi nzoga yari yarabiyogoje hano muri kano karere ka Musanze. Nguko ngayo bikaba bikomeje kugenda bivugwa ko n'abari basanzwe baza kurangura kuri bana bagabo rero bazengaga nabo ngo bagiye kuza gukurikiranwa kugira ngo baze gufatwa, ndetse niba hari n'izo baba bafite nazo zibe zamenwa, dore ko litiro nyinshi cyane zaje rero kuba zimenywe n'ubuyobozi butandukanye, haba abaturage bafashije abayobozi, polisi, abadaso, bose rero bari bazindukiye muri kino gikorwa rero cyo kuba bakwikiza izi nzoga zikomeje kugenda zihungabanya ubuzima bw'abaturage, cyangwa se zikomeje kugenda zica ubuzima bw'abaturage hano muri kano karere ka Musanze. Natwe rero twari tuje kugira ngo tuguhe update y'iyi nkuru. Gusa niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tubanze twisabire gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5, kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, ibi nabyo binenga, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twigezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Dufata uyu mwanya rero tugushimiye wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane n'ingenzi kuri twe. Ariyo mpamvu rero dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Reka rero tukwibutse, niba utarakora sabone cyangwa subscribe bikore. Uyu niwo mwanya mwiza wawe kuba wabikora kugira ngo utwiyungeho tujye tubana 5 kwa 5. Wakoze kubana natwe rero. Ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.